n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku nzu zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ukahita utangaza abantu bubatse inzu mu buryo butemewe n'amategeko zizasenwa bitarenze umwaka w'2026. Iri ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abantu bafite amazu mu mujyi wa Kigali badakodesha, ndavuga bafite amazu yabo ku giti cyabo. Iri tangazo mwese rirabareba. Umujyi wa Kigali watangaje yuko abantu bafite inzu zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko, ubwo batse icyangombwa cyo kuvugurura inzu bakahita biyubakira akadesitara cyangwa uwatse icyangombwa cyo kubaka tuwareti akahita abyazamo inzu. Izi nzu zizasenwa ku mugaragaro izuba riva. Umujyi wa Kigali wagaragaje inzu zisaga 785 zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko. Bazibonye bifashishije icyogajuru satellite bifashisha bakontorora umujyi wa Kigali cyangwa bareba inzu zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali utushyira itangazo hanze yuko aba bantu bubaka izi nzu, kandi abakuru b'imidugudu bamutwara sibo ndetse n'abakagari bazi yuko izi nzu bari kuzubaka mu buryo butemewe n'amategeko. Umujyi wa Kigali ukaba warafashe abayobozi batatu ndetse bakurikiranwaho kurya ruswa cyangwa kurya amafaranga y'abaturage, bakabemerera kubaka ndetse bakubaka bitemewe n'amategeko. Abangaba barakurikiranwe kugira ngo baryozwe ibyaha bari gushinjwa byo kurya amafaranga y'abaturage bakubaka mu buryo butemewe n'amategeko. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Iri ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese muri rusange. Itangazo ni ry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko abantu bose bubatse inzu mu buryo butemewe n'amategeko, izi zose zizasenywa zigashyirwa hasi. Bivuze ngo nawe nimba ufite inzu wubatse mu buryo butemewe n'amategeko wisenya hakiri kare, umujyi wa Kigali utaraza kugusenyesha. Bivuze yuko rero umujyi wa Kigali ufite icyogajuru satellite kigenzura abantu bubaka mu buryo butemewe n'amategeko. Bivuze ngo iki cyogajuru kimeze nka drone, mbega bijya kumera nka drone. Iki cyogajuru rero cyifashishwa bareba abantu bubatse mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa mu buryo butemewe n'amategeko. Rero iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Nagira ngo mbibabwire yuko umujyi wa Kigali ugiye kwimura agakinjiro ka Gisozi kagiye kwimurwa cyangwa kagiye kuva hari akajya mu nganda i Masoro. Ubwo mu Gakinjiro n'ubundi ari kubakwa igishanga, cyangwa iki gishanga bagiye kucyubaka bakakigira icy'ubukerarugendo bakakigira nka Nyandungu. Niyo mpamvu Agakinjiro ka Gisozi bashaka kwimurira ku nganda, icyanya cyahariwe inganda i Masoro. Aho aka Gakinjiro kahiriye, murabizi yuko mu kwezi kwatambutse Agakinjiro kigeze gushya karakongoka, n'ibyari birimo birashya, ariko Agakinjiro karongeye karakora. Bivuze ngo nubwo kari gukora bari gushaka aho bakimurira kugira ngo kave mu Gakinjiro. N'ubundi mu Gakinjiro ntago hahariwe inganda. Bivuze ngo aka Gakinjiro kazimurwa n'Agakinjiro kari mu mujyi neza uri kuzamuka ujya hano Downtown. Aka Gakinjiro nako kazakurwaho kajyanwe i Masoro. Bivuze ko rero ibi mwese nk'abanyarwanda impamvu bibareba, hari ukuntu mushaka gukoresha utubati neza mukajya mu Gakinjiro mugasanga barafunze mukayoberwa ahantu mu bikoreshereze. Bivuze ngo tudukinjiro tuzavamo mu mwaka w'2026 haracyari igihe, kubera ko hari kubakwa ahantu utu dukinjiro tuzimukira. Umujyi wa Kigali ukahita uboneraho kubwira abayobozi b'inzego z'ibanze cyangwa b'inzego zisa nkaho zisumbuye, ndavuga ba gitifu, kujya bagenzura abantu bose bubaka mu buryo butemewe n'amategeko, bagafatwa inzu zabo bakazisenya zikiri hasi, kubera ko gusenya inzu imaze kuzura akenshi na kenshi uba uri kubangamira abaturage cyangwa uri kubangamira abanyarwanda. Iyo ufashe inzu y'umuntu yararangije kuyisakara, yararangije kuyitera irangi, warangiza ukayisenya, buriya uba umuhombe. Niyo mpamvu umujyi wa Kigali waboneho kwibutsa abayobozi b'inzego z'ibanze, ba mudugudu, bamutwara so, bamutekano, abo badaso, abo banyerondo, umuntu wese uzajya uzamura inzu bazajya bareba ko afite icyangombwa cyo kubaka, kugira ngo atazahura n'imbogamizi ugasanga inzu ye barayisenye. Kandi umuntu wese uzajya waka icyangombwa cyo kuvugurura inzu nakahita yubaka akadesitara, kubera ko iyi nzu ibizasenywa kubera ko uyubatswe mu buryo butemewe n'amategeko. Ntabwo ubuzi niba igishushanyo mbonera
iyi nzu kiyikwiriye cyangwa ahantu hakwiye kubaka iyo nzu bitewe n'igishushanyo mbonera. niyo mpamvu rero bakubwira ngo nimba ugiye no kubaka ubaka ukurikije ko igishushanyo mbonera kimeze. niyo wakubaka mu buryo butemewe n'amategeko ariko ukubaka inzu ijyanye n'igishushanyo mbonera, aha nta kibazo. Bivuze ngo ikintu ukora uhita ugenda ukahita ujya kwaka icyangombwa, noneho peresiyoneri noneho ukaka icyangombwa kubera ko warubatse inzu ijyanye n'ubundi n'igishushanyo mbonera, ugenda ukahita waka icyangombwa, biba birangiye utiriwe usenya inzu. ariko hari amande ucibwa cyangwa hari ibihano ucibwa bigaragaza yuko wubatse mu buryo butemewe n'amategeko. Yego si menshi nta nubwo ari na makeya. Iri ni irindi tangazo ryaje ryihutirwa. Itangazo ni irya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abana n'ibizamini by'abana. NESA yagaragaje ko abantu bakoze ikizamini mu mwaka wa 2024 kugera ku mwaka wa 2025 amanota yabo yarasohotse, kandi cyane cyane abantu babonye buruse ya leta barasabwa kwitegura vuba vuba ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 bakazajya ku masomo cyangwa bakazajya ku ishuri. Ubwo bisobanuye ko abanyeshuri bazatangira kugenda ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 n'amashuri y'incuke. ubwo naho niho azatangira mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu ndetse no mu wa gatandatu. bivuze ngo mu wa gatandatu segonderi abanyeshuri hasigayemo abanyeshuri batatu. bivuze ngo abigaga mu wa gatanu bose bazahita bimukira mu wa gatandatu. ndetse yongera gushimira abanyarwanda bose muri rusange batuye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse yongera gushimira n'abanyagihugu ndetse n'abaturarwanda batuye mu gihugu cy'u Rwanda. ndetse irashimira ku bwitange baba batanze cyangwa ku bantu bafasha abana bakiri batonya, abantu bafasha abanyeshuri kwiga bakabaririra ku dufaranga rwose. ndetse yongera no gushimira guverinoma y'u Rwanda, ndavuga leta y'u Rwanda, kubera ko ifasha abana mu bijyanye no kwiga ndetse abana bakigira ubuntu. bivuze ko nta mafaranga yongera ku bigo by'amashuri cyangwa ntabwo ibigo by'amashuri byigize byiyongera amafaranga, kubera yuko nta cyahindutse. murabizi ko kwiga mu bigo bya leta ubu ni ubuntu rwose. icyo usabwa ni ukugura amakayi, inifomo, ndetse ukaza ku masomo nk'abandi cyangwa ukaza kwiga nk'abandi. ndetse yongera kwibutsa abana bose batiga cyangwa batigaga ko ababyeyi babo babafata bakajya kubatangiza ishuri, ndetse kwiga ni ubuntu. mwese muze twige kugira ngo tumenye tugire ubwenge. n'abashaka kuza mu ngabo z'igihugu, nk'abantu baba bashaka kuza mu ngabo z'igihugu biragusaba kwiga ukaminuza cyangwa ukiga ukamenya ubwenge, ukagira indangagaciro z'umunyarwanda kugira ngo winjire mu gisirikare cy'u Rwanda. biba bisaba kuba uri intyoza, uri indakemwa, kandi warize amashuri yose kandi umeze neza. bivuze ngo utunganye, uri intungane, kugira ngo uze nawe mu ngabo z'u Rwanda utange umusanzu ku gihugu cyacu. nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera. nge muri kubana mwana makuru nitwa Kidasamura, ubw'inkorogoto bakora rugakonkoma. bivuze ngo tugenda none ku kigo gishinzwe iteganyagihe. ikigo gishinzwe iteganyagihe cyatangaje yuko ibi byumweru bibiri nta mvura izigera igwa. bivuze ngo hazaza ikibunda, akavura kazaba ari gakenya. bivuze ngo iteganyagihe naryo riba ryadutekerejeho rikatubwira ngo iki cyumweru cyose nta mvura iri buze kugwa. bivuze ngo ndaza kugaruka ku itangazo ry'iteganyagihe mu kiganiro ndi bukore. noneho wasake nayo isohora itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda. wasake rero yongereye ibigega cyangwa yakoze ibindi bigega kugira ngo abanyarwanda batazongera kubura amazi. bivuze kuko wasake ikorera mu Nzove. murabizi ko mu Nzove ariho hari igitembo cya wasake kigemurira umujyi wa Kigali. iki gitembo cyo mu Nzove cyari cyaracitse, niyo mpamvu mu mujyi wa Kigali bamwe na bamwe bari barabuze amazi ndetse n'ibigega ari bitonya, ariko wasake yongereye ibigega ndetse n'iki gitembo cyarasanwe. wasake rero yavuze ko nta muturage n'umwe utuye mu gihugu cy'u Rwanda uzongera kubura amazi cyangwa uzongera kugira ikibazo cy'amazi. nibura amazi najya abura, azajya abura iminota isanga 3 yongere amazi yongere agaruka, bitewe n'uko nanone yenda ibitembo, imiyoboro yenda bizaba byaturitse nta yindi mbogamizi. noneho tugahita tugaruka ku kibazo kizengereje abantu mu mujyi wa Kigali. mu karere ka Nyarugenge inzu 3 zerutse gusenya. inzu 3 mu karere ka Nyarugenge baherutse kuzisenya.
izi nzu rero zasenywe na Mudugudu, Mutwarasibo, Abanyerondo ndetse n'Abadaso. Izi nzu zari zubatswe mu buryo ki butemewe n'amategeko, ariko uyu mugabo we yavugaga yuko afite icyangombwa cyo kubaka, ariko iki cyangombwa akaba ataragifite aho hafi. Noneho abangaba baje basenya inzu y'uno mugabo, kumbe uno mugabo afite icyangombwa, nuko nyine kitari cyasohoka, yaravuze teka niyiranje mbe nubaka. Noneho sinzi ukuntu avuye kuzana icyangombwa ku karere, asasanga inzu bayisenye, bayirayemo, bayisenye. Noneho agashya kahabereye nuko yaje akavuga ati ko iki muri kunsenyera inzu, ngo ntabwo iyi nzu iri kubaka mu buryo butemewe n'amategeko. Aberetse icyangombwa, ba bantu bose bakwira imishwaro, babura aho bajya bitewe n'ukuntu barimo basenya inzu yiwe, bavuga ngo ntago icyangombwa cyawe, ntabwo nta cyangombwa afite cyo kubaka. Urabizi se uyu mugabo ikintu yahise akora, yahise ahamagaza, none nabwo yiriwe ahamagaza ng'ikinga inzego, yahise ahamagaza abapolisi, baraza bafata umuyobozi Mudugudu, Mutwarasibo, Abanyerondo n'umutekano ndetse na gitifu. Aha bose barafunze bazira gusenya inzu y'umuturage kandi ayifitiye icyangombwa cyo kubaka. Bivuze ngo nabo ngo ntabwo yari yababwiye ko ngo ingingo ibarengera ngo nuko nta cyangombwa cyo kubaka yari afite. Ingingo irengera uwo mugabo yasenyewe inzu nayo iravuga ati njye icyangombwa nari nyifite igihe natangiriye kubaka ino nzu, icyangombwa cyanjye cyari cyasohotse. Mbega ibibazo. Noneho agashya kahabaye, basabye aba bantu bafashwe kubaka inzu y'uno mugabo bakayimuhereza yuzuye. Ibaza ko uno mugabo noneho yari afite icyangombwa cyo kubaka etaje, ariko yari afite plan yuko ari bumene beto akazaba yongera kumena indi beto. Noneho abangaba baje gusenya inzu yiwe bamenye beto, ni ukuvuga ngo bari bamenye beto bageze ku ntuze ya kabiri, bagiye kumenera beto ku igorofa rya kabiri. Uyu mugabo rero yari afite gahunda kagiye kurekera aho ngaho, ariko bamusabye kubaka inzu. Abo bantu bose bamusenyeye ino nzu yiwe, bose barasabwa kumwubakira inzu y'amagorofa 3 bakayimuhereza yuzuye. Jesus, babonye guhubuka. Niyo nyaboneka ntimugahubuka, ibyo mukora byose mujye mwitonda, mugende gakenya. We wakoze subscribe, uruwa gaciro ibyo tugezeho ne tubikesha. Nge mwari muri kumwe n'utwo tw'inkono tubakorerwa ko Nkoma Kidasamura, umwana wo kwishyamba. Ndabakunda cyane, mugira ubuzima buzira umuze, ukenda nziza. Nongera kubifuriza icyumweru cyiza, murakoze cyane.